nyine patoro nkuko mbwiye ngo gusobanurire neza ibyanjye ni birebire ntabwo twabirangiza kuno munsi ngo goze ngo gukiriho byazaba kugira ngo tubivugane nk'umwaka gose ni birebire se wabasha kubigira bigufiya uko ndeba nta epfo no ruguru ngira ndi imfubyi ababyeyi banje bapfuye nyiri umwana nari mfite mushiki wanje nawe ntago nzahaba nakuriye kwa Muyomba ariko Muyomba akaza aramfata nabi cyane kirirwa ari kuntoteza ari kunkubita dore uko ndeba uko maze iminsi enye ntajya ugu munsi kugiye kuba ukwa gatanu nafashe umwanzuro wo kugenda nkajiye mu miji ntabwo nabura n'umuntu nogereza ibyombo wenda akama n'ibiryo dore imyenda ngiraga hasi no hejuru dore ugu nuko gukorana izi nambaye nizo kuzindukana dore izi myenda nizo ngiraga dore nambaye ibirenge nta nkweto ngira nirirwa nsitara buri munsi sinzi nimba n'Imana inzi Kaju ngenda guhamagara unyumva guhamagara ukanenera koze mama akojya urimenya akoze koko nukubera icyo nyangaga koko je narifashe ndagufata ndakurera none umaze kubyimba umaze gukura unandwana nyumva bireka kundera se ubundi ngapfa ubundi kundera urukunkubita urukuntoteza guca bimariye nzanire yakoroshe ikoroshe sinje nayikozeho nje ndadodaga si waje undi naguhaye maze kwihandura akavunja ngo uyimbike niho tuyizandikira nje nta koroshe nakozeho ndakuvoma kiravuba unzanire ikoroshe ndebera se umunyarwanda yabivuze ukuri koko ubwo nibigomba kujya uranyitura njye ngo ufate ngo urere ufite amezi 3 ngo urere zumibare mama yanje basi yumva nkapfana n'ababyeyi banje nkareka kuguma muri aka gahinda no mu rugo umuhangayiko ako nzakubwira nzageza ryari nakubwiye ko iyi myenda iyi kabutura niyo ugomba kujya wirigwana kumva iyi ngiyi ugomba kuzajya urayambara ubwe ucika mu kibuno nese amafaranga nzayakura toto ukureba ubu n'umwenda nguguriye ngo umuntu wo kugira kwambara ugiye guseruka ukayikorana imburananiye pe ntabwo nabishobora rwose ndi wavoma ndi watashye wavuye kuvoma ibintu byose nabikoze ariko nje sinzi ikintu urukunkubitira nizagiye Imana wagira Imana yandemeye kwirirwa ndi guhangayika gusa uzi kuri kane mu cyongereza nta kibazo ndifo Imana ibagaho Imana kuko wazura reba nuko umfubyi natwe ukatugeraho ukagira icyo dukorera koko oya ngomba gufata umwanzuro uyu musaza nkamuta nkigendera ntabwo nahora ndi gukubitwa guca ngiye gufata umwanzuro oya ugiye gufata umwanzuro ngiye gufata umwanzuro wo kwisubiraho ntabwo nzongera kugusuzugura nushaka ufata ugende nge ntabwo na umwanzuro wawe ufate umvire mu rugo nari kwikinira mbabarira nukuri winyirukana
kama nigende nawe mfiteho kuje yewe uzajya uravoma ariko ninginzi utasha ariko ninginzi nk'umubyeyi mbabarira winyirukana kumva kamera haguruka amakosa yose ugendura kose ngufuri yanjye amakosa yose ugendura kora mbabarira dore ndapfukanye mpfukamye kwibuye nizagiye Imana mbabarira uvishe imyuna nawe nzongera kugusuzugura nundi utarahura nabari abana bo mugendanaga wari uri umuntu muzima nawe urabizi nawe rero imyumvire bagusizemo genda ubasanga ugende koko najyayo koko kuzi ko ndi nyakamwe nta muryango ngira nukuri mbabarira umuryango nari nsigaranye ni mushiki wanjye nawe ntabwo nzi iyo yagiye sinzi nimba yaranapfuye ndakwinginze mbabarira ureke ngume hano inze ndaje ubundi uriya musazi yafashe umwanzuro baga yawufashe n'ubundi ngumye hano ni kwa gukubitwa kangende ntabwo nzahora umugira neza untoragura yewe data we nzigi uradukoma ibyo ukora bidutera guseka kwihaba urubyiruko n'abakuze twese ibyawe biradugomba nzigi yo akoze ubu koko ubundi ko ngiye ubu koko ndaje ako n'ubundi nari maze n'iminsi ntajya hariya ubuzima bwari ntabwo n'ubundi ubuzima ni ntabwo reka ngende nganiyo mu miji sinzi nimba ndanagerayo ariko nimba nagezeyo ndakeka ntabura n'icyo gukora nta misera abantu ntabura icyo nkora reka ngende ariko mana sinzi nimba uri kureba ubuzima bwanjye mbayemo ndakwinginze umfashe bajya bavanga Imana ireberaga imfubyi ntabwo ihumbya ariko Imana yanjye yirahumbyaga nta na hano umuntu yatora kuri akavoka mu njumbu se z'ibijumba ibyo ndi kubyumva rwose kubizi neza ko ngewe iyo nahinze birera ndetse kukubwira ngo mbereze vanse y'ibihumbi 10 mbese uko ndakugerageje aya mani urabizi ko iyo tugeze muri iki gihe aba ari igihe cy'inzara sihangane kabisa yangurize basi nzaguhereza ibishyimbo oya da kuteze oya pego ya ura mwana ndi yabikora none ushatse kumbwira ko asigaye yifata akosha abana biwawe bakagenda bakajya kwiba bakagurisha mwana arananiye kwera arananiye sinzi nicyo nzamukorera pe sinzi icyo nzamukorera kabisa umva nyine mbwira nze kohereza ura mwana azayafate basi ndebe ko iminsi yakwicuma okay ntari ibi niba hari kubura 2 ubwo ni 8 reka mubwira azayafate oya gose ho muri byo ndo bigere ikibazo ndona bitindeho gose sawa sawa kabisa oya ta nuguramo n'amakuru 3 y'ibishyimbo cyangwa umugara hebe n'umunyu gwarashize amavuta yo nzagura y'akabenzi niyo azaturuka anasagiye aka kanya ibi nibyo mba mvuga rero
Ah, c'est tout. Ndebere kweli. Kaju. Kaju. umeze ute hari akantu nashakaga kukubwira rero ariko bya bintu byawe oya ariko wowe tuza nkubwire nyine hari akabazo nari mfite ariko nako twese kaduhuriyeho twese nahindi kugira ngo tugurishe nyine kariya karima kari munsi y'umusozi mu kabande niturangiza kukagurisha twikenure dore hano hari ibintu byinshi bihakenewe guhindura ibintu byinshi nyine hano nyine hagasa neza aho ababyeyi badusize nyine hagasa neza ashaka ikibazo hano habagutejera ku buryo waba ushatse gusanura none se nimara ubundi tukagurisha ugasinyaho nanjye nkasinyaho bakaduha ayo mafaranga urumva ari gusa tuzakora ndikubona tutari mu gihe cyiza cyo ku buryo twasanura aho kuweho ku bundi usanzwe ukora ufashe ku mafaranga guhembwaga utwo tubazo dufite two kwikenuza ukakagurisha bwa murima oya ngenda ashaka ko tugurisha uriya murima ahubwo nkakuriya nk'ubu nko mu minsi amafaranga ari kugenda aburamo gake ariko mfite urushoro ruhagije nakora cyane ariko sister umenye ko ibintu byawe byo gushaka gukora ibishoro bya gucuruza ugatangira kugurisha umenye ko bitaguhiraga ariko ko memo twagushiye mu kabandi amafaranga si ibyi telefone nziga munsi ko gambiriye ubusa nibyo nandi gutegura byarangiye bidakunze none weho ko wacuruje bikanga inyatsi yatumye biriya bigenda na n'ubu byatuma si byagenda byakunda ubuho erega ubuho nakwagura nk'ibikorwa nyine nkajya nko muri Kongo gushaka y'utundi turimo nyine ariko nawe none se ko waguzemo telefone iyo ntagurisha uba waraguzemo telefone twari kuyikura he warakoze kandi bijya uko turi gukura niko tukona ko imirimo ugenda yongera agaciro none nugurisha kandi ngeneye kubaka none se kandi uzi neza gwa muhanda ariko gura murima guri ku muhanda ukaba uzi neza ko ariko ndi guteganya kuzubakamo none uziko nge nzabaye muzamuzana mube hano none se nge nzagumamo hano suzi ko nanjye nzagenda gasanga umugabo oya rwose ntabwo ibyo ngibyo ari byo ntabwo ngewe ntabwo ndimo gusobanukirwa ibyo ukumbwira ngewe ni ukuvuga ngo twarabivuganye kuko umunsi ngomba kubona amata ariko ntayo ndi kubona ngewe ntabwo rwose ngibi ndi kubisobanukirwa ubu ni ukuvuga ngo ubu bana banjye bagiye kuzagora ubworo kubera kubura amata rwose nta nubwo ibyo ngibyo bishoboka abakiriya bageze muri batandatu bose bamamagara bambwira ati nta kintu mwari mwabagezeho ntabwo rwose ibyo ngibyo ngewe nta nubwo ndi kubyiyumvishamo rwose ubwo se muri kungorera muri kwikora ibyo mwishakiye ntabwo rwose ibyo ngibyo ngewe ntabwo numvikana nabyo uri kumva guhera ejo ngiye ngomba kuza iyo ngiyo nkabakontorora 100% iminsi musibye yose nkayibakata uri kumva mufite ibyo muri kwitekerereza ubu rero ni ukuvuga ngo nge ejo umunsi w'ejo nzahakandagira uri kumva ntabwo ibyo ngibi nta amakiriya banjye bagiye kuncikaho ntabwo bishoboka nge mbise nange kupasiteri deregiti sister nta byavamo pe impamvu bitavamo ababyeyi no uziko bagiye hanze bahuye n'ikibazo kangombwa ko bagaruka bakaza mu nzu yabo akaba ari bagoboka urumva ntabwo byavamo pe ahubwo ese ubundi wowe ubundi ko ibintu byose mbikubwira ukanga kubyumva none se bundi nibaza si bayidusigiye none se bari aho bari bo twe tuzi aho bari none se nibaza bazicira ibindi nta kibazo cyawe ntabwo wumva oya nibyo ariko nose gute oya nibyo none se kugurisha akantu kamwe iyi nzu hariyo tuzaba tugurishije sizaguma kubazaza bajye muri yose irashize se imirimo yose irashize none se ubundi si bayiduhaye barayidusigiye ushaka iyindi yugurisha nimba n'inzu yugurisha ko gwa murimo guri ku muhanda ntabwo byavamo pe ntabwo byavamo ushaka kandi washakira kandi mafaranga kandi urakora ibyazo byo ushaka kwikenuza ko ufite akazi wategereje kwezi kugaba sawa rero byihorere
ubundi nta kintu ujya nkubwira ngo ukemere ahubwo reka twumvikane ibyo byo kumvikana byawe byarangiye byihorere nushake n'ubundi nta kintu ujya nkubwira ngo ucyumve bashakanze ngo mbaza ndakumva dore uramu yanjuti yanjye kajuka somuzi ubwo ibyo ni bya bibazo byawe te nugiye kumbwira ikibazo cyawe rero nubwo ngubwiye rega ngiye ntabwo ujya unyumva kandi ni nge mukuru none nawe ubwo ugiye kumbwira ibibazo byawe ngaho mbwira rero nkuteze yombi mbo uramu usikaba kwa nyira kwa sogokuru none sogokuru bamutwaye iki umva rero ejo bundi nagiyeyo zanga ari kumutuka byadanje ntabwo ati rero wamuro sister wanjye aritonda kandi nawe urabizi aritonda twayaza tukabana none se kuba nitonda nibyo byatuma ujya kuzana umwana wo ukuye kwa sekuru ukamuzana aha ngaha none se twe hano turera imbabare n'abantu bose babuze aho baba none se sekuru waramwanga twe tumwakire ni iki cyacu ariko gufasha bibaho kandi turi no mu rugero twajya tunajyana nimba tugiye ngo guhinga cyatugiye ngo mu kazi guhinga aho none se aho nahingaga zahinga nyine azatwunganira oya ntabyo nshaka ntabwo aratinda hano none se nadatinda hano azajya kuba he handi sekuru aramwanze nawe ugiye kumwakira turabana iminsi mikeya iyo minsi mikeya rero nayo nshaka nta mpuhwe mfite nyamara sister yawe ushatse wabirebaho oya navuze ngo oya ngo sister ndubyanze ndabyanze nta nibyo nzigera nemera rwose birarangiye ndazaga ikintu nanjye wongera kungeneraho nanjye ntazagira icyo unkeneraho nanjye ntacyo nzongera kugukeneraho sawa nongagura n'ibibazo uzagaruka ngo tugurishe na hariya tuzahagurisha ariko ni nge mukuru uri kwanga kubyumva kuba nazana umuntu w'inshuti yanjye akaba aje kuba hano n'ubundi ko ibyumba biri none se akaba hano aje kuhamara iki sekuru aramwanze ni wowe uramwakira ibyo tuzatura ngiye ibyo nzandajya tuzaturabisanga sawa none ibyo uzajya urarya n'indi uzajya uraba wabihashye ariko nanjye ndakora rimwe na rimwe iyo nabonye akazi uzagenda umuzane cyangwa ujye kumushakira iyindi nzabemo sawa ubwo hano tugiye kuba agahimano sawa nta kibazo ubwo ntacyo genda nushake ibyo bibazo byawe byo gurisha imirima simbyitayeho byarangiye genda ntacyo ubundi aba ari kuza kuntegeka ajya amenya ko ari nge mukurura ko mbishaka nanamusohora no mwiyinze akagenda ibyo byo kuzana inshuti ze se hari inshuti yanjye yarabona hano n'ubundi uriya murima nzanawugurisha atabizi ntabura umuntu unsinyira se ibyo by'inshuti ze biramureba zamuzane cyangwa mureka ariko ntawe nshaka wo kuza kuntesha umutwe niba twaryaga ikiro kimwe cy'umuceri akazana baka tukarya ibiro 2 sawa ibyo biramureba n'ubundi ndikumva namvanze mu mutwe ibijumba nta byeze mba ncukuye inzara we inzara tugukunda nta cyane utandukanya nawe niyo byansaba ubuzima bwanjye nibyo ntunze nabishyiraho ariko ugakomeza ugakora nzigi nzigi oh la 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 we sha we singa tujyamye murasinze inzara we sha we kurishura imbwa se yagende kabite aya ni yamabandi y'igisenyi aya ni yamabandi y'igisenyi umwana yashize ageze habi
shaka icyo kurya. Ibiryo. Byakugendekeye ute? Byagenda ute sha? Byakugendekeye ute sha? We. Urinde. Wabaye iki sha? Cyane uri muri ya mabandi y'ino Gisenyi. Oya. Ntabwo ndi ikibandi. Uri iki? Patoro wiriwe. Bite? Sha ko wahuzaguritse. Ko wabaye nka yebishyimbo. Byakugendekeye gute sha? N'ababyeyi ngiraga. Bagiye he? Ndipfubyi. We kurifa tukajyama mu ngata wabaye iki? Sha reka guhuzagurika sha nsobanurira neza ubundi ikwitangira. Ngo iki? Nyine Patoro. Nkuko mbwiye ngo gusobanurire neza. Ibyanjye ni birebire ntabwo twabirangiza kuno munsi ngo goze ngo gukiriho. Byazaba kugira ngo tubivugane nk'umwaka gose. Ni birebire se wabasha kubigira bigufiya. Uko ndeba. Na epfo no ruguru ngira ndi imfubyi ababyeyi banje bapfuye nyiri umwana. Nari mfite mushiki wanje nawe ntago nzahaba. Nakuriye kwa Muyomba. Ariko Muyomba akazaramfata nabi cyane. Kirirwa ari kuntoteza ari kunkubita. Dore uko ndeba uko maze iminsi enye ntajya. Ugu munsi kugiye kuba kwa gatanu. Nafashe umwanzuro wo kugenda nkajiye mu miji ntabwo nabura n'umuntu nogereza ibyombo wenda akama n'ibiryo. Dore imyenda ngiraga hasi no hejuru. Dore ugu nugo gukorana. Izi nambaye nizo kuzindukana. Dore izi myenda nizo ngiraga. Dore nambaye ibirenge nta nkweto ngira. Nirirwa nsitara buri munsi. Sinzi nimba n'Imana inzi. Patoro ndakwinginze mfashe. None se mwako ndi ko ufite ibibazo ng'iby'ingurube. Yamaye. Ibi ni ariko umva se twumvikana. Ngiye kukujyana mu rugo. Yego murakoze. Ajya ushaka kujya gusa cyangwa ushaka no kubayo? Nukujya nshaka ibiryo. Haguruka sha. Niyo nabona nawe. Oya nyine umva se twumvikana ibintu ni bibiri. Umva rero ngiye kukujyana iwanjye. Uriko ariko siko mfite umugore ukarishera. Ariko tuve kugenda uza ubwo muri umwana muzima. Nduburi igisambo. Kuri murakoze cyane. Nanjye nzababera umwana mwiza. Sawa. La la la. Nzigi yo. La la la. Nzigi yo. La la la. Murashambura mu rugo tuhageze. Tuhageze dore naha. Kumva? Akijya byenda rero. Tugenda. Tanamo gace. Umva hano. Sheri umva hano wana. Umva hano. Basheri umva. Umva hano ngubaze. Meze gutese? Sana gatebe hano ngwereke. Sana gatebe ariko ugira korana umurava. Sana gatebe zana nibyo bijya ariko numvishe bihumura. Ibiryo? Atetse nasize pashagisha. Sirariya ngubwire. Bawicaye aho shaye bawicaye. Ibise nuba. Uretse nguzanira iburetse ngwe. Ndasha izina bodaboda. Na bodaboda sisabara akira. Uburetse. Rero tutagiye kure. Uburetse. Umva tuganira. Uburetse. Mariko Uburetse manzi umbyire kubera iki uri kumwambika inkweto zawe. Uyu mwana ndamuzanye ngo mujye mubana. Tujye tubana urazunura imizigo uko wiboneye. Oya nagarumara. Oya iki nigifuka kibitoke. Oya nabwirwa n'iki se niba wabyaye mu gasozi. Urashira. Iyo wangekera yongeza. Ntago mbizi nasa ujumuraho imizigo ndazi tuza ariko manzu nicaye tuza. Ariko watujije mwaho tuza basi ngubwire. Wasanga ari uwawe. Ndamuzanye ngo tumujye mubana ajya bari bagwaye n'ibijyo. Tujye tubana hoya. Ajya siwambwiye ngo uri imfubyi. Oya kuba imfubyi nago bivuze ngo uteje umva ngubwire shere umva nguganize. Ntago bivamo. Umva se. Ndi bivamo ariko. Ibyo wambwira byose. Kunywa ariko si wanyumvisha.
nyumva disi ariko nyumva oya tworoherane basi uyu mwana subiza ko ngukunda ariko tworoherane none se gukunda uyu mwana ho bigutwaye iki kumukunda si nziye yaturutse reka nyine mbakubwira so nshaka kukubwira si nyine nyitondeshe ariko kubabaye ngisake si nateza amatwi ntabwo ari byo byiza nabaye isake si itonde binama uyu mwana rero ndamuzanye ngo mubane hano ubwo ni ukuvuga ngo ajya gufasha uturimo ni umukozi wo mu rugo se mbimenye umukozi ungana gutya none ndabizi mbwira nyine uyu ni umwana tugiye kurera ko byagenze kurera nkatwe mbese tugiye kurera turamurera mu ruhe rwe uyu ni umwana tugiye kurera nyine ngo uwacu ngo twarera iwacu abana barera si baba ari benshi tuzi ayo mahane ndamwe ayo mahane umwana y'imvubyi agiraga amahane angana gutyo mahane ngayi ngo niva ngomba kwihagaraho mu rugo rwanjye ayo mahane ngayi ngo niva ibyo bintu biba wabyaye hanze nabigenze oya kasi nabyo simbikubwira se ntabwo bagabo mujya mu oya ayo mahane ngayi ngo niva itonde uyu mwana mu bana nyine mbwira uko byagenze ayiwe munda ujye tuza ariko tuza nakuba bagufunga ntabwo ndi kumwe nawe oya oya ntarangwa aho gutese ubwo muhereze utwo dukweto muhereze ngo iza nizo nkweto sheri ariko ujya wumva ntabwo bibaho abagore urashambara barizo nkweto ariko tugende nawe komera munda sheri humura ariko humura ntabwo munyinjirira mu nzu ariko nasi inzu ni iyawe cyane iyanjye ariko nariko abagore aca tugende sharemera ko ari iyanjye sha tugende mwa ntabwo murenga kitonde timurenga aha ariko umva twere gupfa ubusa umva twere gupfa ubusa umwana ninjye umuzanye ariko nta kuntu wagira uranganga mu rugo kwawe ntabwo bisha gira ahangaha okay